Miss Rwanda 2022 irakomeje. Ubu ngubu twerekeje i Huye mu majyepfo. Hagaragaye gutungurana kudasanzwe ku nshuro yayo ya mbere. Miss Rwanda yakiriye umwe mu bahatana, aza ari umukobwa ufite ubumuga bitari bisanzwe, bitari bimenyerewe kubona umukobwa ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga yigirira icyizere, akavuga ati burya nanjye nyampinga ubereye u Rwanda namuba. So rero kuri no nshuro abakobwa 9 barimo n'uwo nguwo mvuzeho nibo babashije kubona amahirwe gukomeza mu kindi cyiciro. Abangaba bakaba biyongereye kuri 18 bamaze kuboneka, babonetse mu majyaruguru, mu burengerazuba. So hiyongereho abandi 9 bo mu majyepfo. Iki nacyo nicyo kwibazaho kugeza ubu, kuko abakobwa bose bari gufatwa ni 9. Ese abari imibare ntarengwa bitewe n'imibare wenda bashaka, cyangwa wenda nuko aribo amahirwe aba yasekeye. Ubwo ibyo ngibyo tuzagenda tubikurikirana mu bindi biganiro. Ariko kuri no nshuro murabizi ko twe twabemereye ko JALAS Official TV izagerageza kuba iri kumwe namwe muri Miss Rwanda mu buryo bushoboka, kugira ngo mubashe kuba mwamenyera amakuru ku gihe. Hanyuma rero ngira ngo kuri no nshuro rero tujye kukubwira abakobwa 9 barimo n'uwo muvandimwe nawe watinyutse akaza gahatana, ndetse akabona n'amahirwe gukomeza muri abo 9 babonye amahirwe yo kuzajya muri pre-selection, aho hazavamo abakobwa nyine bagomba kwerekeza muri bootcamp. Hanyuma wenda ngira ngo nkubwiye uko bagiye babona pass. Ngira ngo nimero 14 Ituze Ange Mersa numwe mu babashije gukomeza. Hanyuma uwitwa Tanganyika Elizabeth nawe yakomeje, yari yambaye nimero 1. Ni mu gihe uwitwa Ashimwe Michel ni nimero 32 nawe yabashije gukomeza. Kamikazi Queen Roxane uyu nawe yatambutse. Hanyuma uwitwa Ikirezi Happiness mu nyinya nziza cyane nawe abagize akanama nkemuramakara bemeza. Ruzindana Berize nimero 31 yakomeje. Hanyuma Uwimana Janet umukobwa ufite nimero 40 watunguranye cyane, yaje imbere ya jiri maze atangira gukoresha amarenga bitungura benshi, ariko ibyo ntibyamubujije kubona pass. Ese akanama nkemurampaka ko gafite ubu bushobozi, ni byiza cyane kuba ibi bintu byaratekerejweho ku buryo n'uwo muntu aramutse aje muri Miss Rwanda atabura amahirwe kubera ko afite ubumuga. Irakoze Sandrine Igete nimero 34 yabonye passe. Hanyuma Keza Mersa nimero 24 nawe abona passe. Ni mu gihe uwitwa ngira ngo nuwo nimero 24 niwe umuntu yasorezaho. Hanyuma na nimero 3 nawe yabonye passe. Uyu nguyu nawe akaba yakomeje, kugira ngo abakobwa 9 babe buzuye bose uko bakabaye. Hanyuma ngira ngo nibyo ngibyo umuntu yaba akubwiyeho ihuye cyangwa se mu majyepfo. Agashya nuko hagaragayemo umukobwa ufite ubumuga bwo kutumva no kutabona. Byatunguye cyane Julie cyangwa se akanama nkemurampaka, harimo Jolie James ndetse na Evelyn umurerwa. So aba bose rero banyuze imbere y'akanama nkemurampaka kuri 47, ariko 9 nkubwiye nibo bagize amahirwe yo kuba bahagararira abandi
muri iyi ntara y'amajyepfo. Ese wowe uko ubibona, ninde uha amahirwe yo kwegukana Miss Rwanda? Nabonye hari ibigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, abenshi banenze cyane Miss Jolly nyuma yuko agaragaje imbamutima ze akabwira umukobwa ko ari mwiza ndetse cyane. Benshi ntago babivuzeho rumwe, ariko nawe ufite uko ubona aya marushanwa y'ubwiza by'umwihariko Miss Rwanda 2022. So rero ngira ngo amafoto yo muri kugenda muyabona uko bagiye bakomeza nabyo muri kubibona. So rero wenda kimwe mu byo twakubwira nuko mu busanzwe intara ntabwo ikunze kugira amahirwe menshi cyane yo kwegukana ikamba, uretse wenda ko muri 2012 Aurore yari yabaye Miss ariho yatoranyijwe avuye. Ngira ngo wenda n'igisonga cye cya kabiri Ariane umurerwa nawe yaratutse mu majyepfo, ariko nko mu mwaka ushize abakobwa babiri barimo Wimana Clementine na Ingabire Honorine ngira ngo nibo bari babashije kurenga amajonjora ijonjora rya Miss Rwanda, ariko bose n'ubundi nta numwe wageze muri bootcamp. Muri 2019 Muyango Claudine Mama Miguel yabashe kwegukana ikamba ry'uberwa n'amafoto Miss Photogenique nawe aturutse mu majyepfo. Ngira ngo wenda undi muntu nawe wahabwaga n'amahirwe cyane muri Miss Rwanda kuri icyo gihe yari Uwikeza Pamela, nawe yari yaturutse mu majyepfo, ariko nyine nta kamba yigeze abona, ariko wenda byatumye Debe namumenya ntawamenya. Muri 2018 ngira ngo ho umwaka warabahiriyeho kubera ko Umutoni Wase Anastasie icyo gihe murabizi ko yabaye Miss Popularity, ubwo yavaga iwabo kuri moto. Wase Ndahiro Liliane icyo gihe yabaye Miss Congeniality, ubanye neza n'abantu kandi nawe yari uwaho. So rero ngira ngo muri uwo mwaka ni nabwo Umunyana Shanita yabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda. Murabizi ko mu minsi ishize yabaye Miss East Africa. Felicitation. So rero ni ibyo umuntu yabavuze kuri background ya Miss Rwanda n'amajyepfo. Wenda ngira ngo Queen Karimpinya ntibazamwibagirwa cyane muri 2017 ubwo yabaga igisonga cya gatatu cya Miss Rwanda. Ndumva ari ibyo niyo mateka aba bantu bava mu majyepfo cyangwa abakobwa mu majyepfo bagiye bafitanye na Miss Rwanda mu buryo bw'irushanwa. Ngira ngo wenda Keza Joanna Ingabire Bagwire, Keza Bagwire Joanna murabizi ko yaje kuba Miss Heritage za 2015. uwo nawe yaraturutse mu majyepfo. Ubwo turi kugenda dushakisha abantu bagiye bava mu majyepfo, harimo nko muri 2014 harimo abakobwa bamwe na bamwe bagiye bamenyekana nka Itayezu Berize, Kayitesi n'abandi benshi bagiye bagerageza muri Miss Rwanda, ariko ibyo kuba bayibyaza umusaruro ukabona ko bidahari cyane. So rero ni ibyo ngibyo umuntu yaba avuze kuri iri rushanwa. So rero felicitation kuba babashije gukomeza, abakobwa babanye pass kuri ubu ngubu nabo bakaba biyongereye nyine kuri abo 18 bakaba bamaze kuba 27. Ese burasirazuba i Kigali ho hazava bangahe bande bizagenda gute? Uratekereza ko niba umaze kubona abakobwa bose bamaze kukunyura mu maso kuri 27 ese hari uri gukururuka ubona ko ikamba rwose nta kabuza ari we ugomba kuryegukana?
Miss Rwanda ikunze gutungurana cyane, iyo uyu mwaka yo bizagenda gute, ni iki twakwitega? Ibyo byose ni ibitekerezo byanyu mukurikije uko muri kubona irushanwa rimeze. Reka nize rero ko mumeze neza cyane, mbifurize kugira ibihe byiza, mwakoze kubana natwe. JALAS Official TV ni yanyu, mukore share, mukore subscribe ndetse like, kimwe nuko waduha comment n'ibitekerezo n'inyunganizi, ibyo byose bigenda bitwubaka. Reka tubashimire rero, twibifurize kugira ibihe byiza, mwakoze kubana natwe. Bye bye, ciao ciao.